Imana y'umwami wacu Yesu ariyo na se ishimwe kubw'imbabazi zayo, niyo yonyine ikora ibikomeye n'ibitangaza byinshi bitarondoreka. Ijambo ryawe Mana ya Isaka ni rizima, kandi ijambo ryawe ni ryo ryaremye isi n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ibintu byose biri ku isi, yaba umuntu, yaba inyamaswa, yaba amatungo n'ibiri imuhengeri byose n'ibiri mu kirere. Ni ijambo ryawe ryabiremye, kandi na bugingo n'ubu ijambo ryawe ni ryo wohereza mu isi ibintu bikaremwa, kandi ni naryo ukura mu isi ibintu byose bigapfa. Ni naryo wohereza mu misozi ubwatsi bwose bukaraba, ukanarikura mu misozi ubwatsi bwose bukuma, kuko icyubahiro n'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi ari ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Iryo jambo ryakoze byose rikabira mu ijuru, rikarigira nk'ihema ryo guturwamo, niryo ngiye kuvuga. Ndakwinginze kugira ngo ntaba ari njyewe, izina ryawe rikomeye abe ari ryo uha icyubahiro, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Nitwa Françoise Tuyishime, nsengera mu Cyahafi. Imana iduhana umugisha. Nejejwe n'Imana cyane ku cyizere ingiriye cyo kuvuga ijambo ryayo ryera kandi rizima. Reka dufatanye gusoma ijambo riboneka mu Byahishuwe 16 umurongo wa 15. Ni ijambo rivuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ni ijambo ritigeze rivugwa n'umuntu nk'ayandi yose nk'uko abantu babivuga cyangwa babitekereza. Ni ijambo ryavuzwe n'umwana w'Imana isumba byose, abwira Yohana ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa umuntu uba amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Kuko Imana ihagarara mu itangira ikareba mu iherezo. Kristo Yesu yarebye bino bihe turimo, abona biteye ubwoba, abona ko nta kintu na kimwe gihari cyatuma umuntu abasha kwambara ibihari byose ari ibitwambika ubusa. Arangije abwira Yohana ngo nubwo bikomeye, hahirwa umuntu uba amaso akarinda umwenda we, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Imana ishimwe. Hari irindi jambo Mose yabwiraga Abisirayeli, akababwira ngo ibintu byahishuriwe abantu, ariko ibintu bihishwe n'iby'Uwiteka. Ibintu byose byahishuwe kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuriwe Yohana byose ni ibyacu, ariko ibintu bihishwe n'iby'Uwiteka. Ibyo utamenye Imana ntizabikubaza, ibyo utazi ntabwo izabigushinja. Imana izakubaza ibyo uzi, ibyo wamenye nibyo izakubaza, kuko Imana ikiranuka kandi ikiranukira guca imanza zitabera. Izaza kukubaza ibyo yaguhishuriye. Ibintu yaguhishe ntabwo izabikubaza. Kandi nzi yuko nta muntu n'umwe uri muri iyi si utazi yuko Kristo yaje mu isi. Nta muntu n'umwe uri mu isi utazi yuko Kristo ari umwana w'Imana. Kandi nta muntu n'umwe utazi yuko Yesu ari we wenyine ubabarira ibyaha, akaruhura abantu bose barushye n'abantu bose baremerewe. Rero ibyo byose nibyo umwami Imana azaza kukubaza, kuko yaguhishuriye umwana wayo kugira ngo ukire ibintu byose bigutwaza igitugu, n'ibintu byose bikuremereye, ibigutera kudandabirana ku manywa nk'aho wanyweye ibisindisha, n'amaganya kurindagizaho akagutera gukabakaba nk'aho uri impumyi. Ibyo ngibyo byose Imana yarabihishuye kugira ngo ukire ibintu byose bigusindisha nta nzoga wanyweye, ibintu bikudandabiranya kandi uri impumyi ufite amaso areba. Byose Yesu yarabihishuye kugira ngo ukire. Rero bantu b'Imana kandi bakundwa, mwese mukunda Imana, ni ijambo rikomeye twabwiwe n'Imana rurema ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa umuntu uba amaso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Ni ukuri nta kintu na kimwe kibaho cyabasha kukwambika, nta na kimwe gihari, ahubwo ikintu ukeneye ni ukurinda umwambaro wawe, kuko ibihari byose ntibikwambika ubusa. Hari abantu bashatse abagore bazi neza ko igisubizo bakibonye
ariko ibyo bari biringiye ntabwo ari byo babonye. Rero hari ubwo ushaka umugore utaba amaso rwose agatuma wambara ubusa, abantu bose bakareba isoni z'ubwambure bwawe, ibyiringiro byawe byose ukabijugunya, ukavuga ngo n'ubundi gukizwa no kudakizwa byose ni kimwe. Hari n'igihe ushaka umugabo rwose utaba amaso agatuma ugaragaza isoni z'ubwambure, ariko nubwo ibintu byose bihari ari ibitwambika ubusa, hahirwa umuntu urinda imyambaro ye, kandi niyo gahunda ni ukurinda imyambaro, kuko isi irimo iragenda yihuta cyane kuruta umuyaga. Gahunda ni ugufata umwambaro kugira ngo utagaragaza ubwambure, kuko Yesu azaza nk'umujura, kandi Yesu naza azaza aje kureba umuntu wambaye, kandi ntabwo uzamubwira ngo ni umugabo wampaye niwe watumye udakizwa, ntabwo uzamubwira ngo n'abana nabyaye barandakaje banteshaga umutwe, narababwiraga ntibumve ndabahana ntibemera nicyo cyatumye ntambara. Ntabwo uzayibwira ngo Mana nuko nta mafaranga wampaye niyo mpamvu umwambaro wanjye wandi uriho ibizinga. Nta na kimwe. Imana irabizi yuko nta na kimwe gihari cyatuma wambara. Ibihari byose ari bikwambika ubusa. Ugira n'inshuti utaba amaso ikakwambika ubusa, ujya no mu itorero nabwo utaba amaso abantu bakakwambika ubusa. Ntabwo ari ubusa bw'umubiri, ni ubusa bw'umutima, kandi umutima wambaye ubusa uba wiyizi. Ni umutima utiringira, ntiwizera, uhoramo agahinda n'amaganya, nta kintu uba wiyambariye. Umutima wambaye ihumure, urimo ibyiringiro, urimo amahoro. Rero bene data, nubwo bikomeye abantu batishimye kandi batanababaye, ndetse n'abacuruza bakaba badahomba ntibanunguke, nta muntu n'umwe uhari uvuga ngo ngewe ndanezerewe. Twese turi akazuyazi mu mitima. Nubwo bimeze bityo, hahirwa umuntu urinda umwenda we kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Abarokore benshi bagaragaje ubwambure, abatinyaga kunywa ababyeyi barazinyweye, basenga amanoresa bari mu maguru. Ibintu byose abantu batinyaga barabitinyutse kubwo mbese bagaragaje ubwambure. Ariko we niba ucyambaye, komeza urinde umwambaro kugeza igihe Yesu azazira. Nimwakire neza ijambo ry'Imana, kandi ndabashimiye. Reka dusenge. Mana y'umwami wacu Yesu ariyo nasi, ntabwo tuzi igihe uzazira, ariko tuzi neza ko uzaza, kandi ntabwo uzatinda, ndetse n'ibigaragaza ko ugiye kuza biri bugufi. Turakwinginze kugira ngo udufashe tubashe kurinda imyambaro yacu, hamwe n'ibituma tugaragaza ubwambure, utubere ibyiringiro, uduhe imbaraga zo kuba maso kugira ngo turinde imyambaro yacu yose, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Abari bakurikiye Yesu ni byose TV, murakoze cyane. Tubasaba umugisha ku Mana, tubaha n'ikaze nanone, ariko twambike ubwambure bwacu. Buri wese yizere Kristo, yakizwe, yihane mu mutima, akuremo ibyaha biwurimo, kugira ngo dukomeze twambare imyambaro ya Kristo. Murakoze rero. Hari kuri Yesu ni byose TV. Turabakunda kandi twongeye kubaha ikaze na karaburi mu izina rya Yesu, amen.